Reka twongere tubifurize ibihe byiza mwese bakunzi b'ibiganiro byacu ku itariki ya 25 ukwezi n'ukwa mbere umwaka wa 2025 harabura iminsi igera kuri 6 kugira ngo ukwezi kwa mbere kurangire. Niba hari ibyo uri guteganya gukora muri uku kwezi wabikora, kandi niba ari biteganya mu kwezi kwa kabiri watangira gushaka uko wakora plan zawe. Nitwa Eric Nshimiyimana. Nyamagabe ubwo ni mu ntara y'Amajyepfo, umupasiteri akurikiyeho gusambanya umukobwa utuje imyaka y'ubukure. Niba navuga ngo ni ishyano, niba navuga ngo ni akaga, niba navuga ngo ko nisirangiye nk'uko bamwe mu bemera Imana babivuga, ntabwo mbizi inzira nabisobanuramo. Ubundi tuzi neza ko abihaye Imana, yaba abakora imirimo yo mu nsengero zitandukanye no muri za paruwasi, mu makanisa, mu midugudu itandukanye, muri za kiliziya, tuzi ko ari abantu babazwiho kubaha ikiremwa muntu. Ni gake uzasanga umupasiteri runaka cyangwa se umupadiri runaka cyangwa se wihaye Imana cyangwa se ukora ibikorwa runaka byitwa ko yakoze ikintu cyitwa ko ari kibi muri sosiyete. Ariko muri iyi minsi n'imyaka biri kugenda bigaragara, ukumva umupasiteri yigometse ku buyobozi, umupasiteri cyangwa se umupadiri runaka yariye umutungo wa paruwasi awigwizaho, none ukumva umupadiri ngo yafashe umwana w'umuhungu ku ngufu cyangwa se afashe umukobwa ku ngufu, cyangwa se pasiteri ngo afashe yasambagije umwana w'umukobwa ku ngufu, cyangwa se ngo yamuteye inda. N'ibintu bigenda bivugwa mu madini n'amatorero bitandukanye. Ubushinjacyaha rero ku rwego rwisumbuye rwa Nyamagabe bukurikiranye umupasitoro ukekwaho gusambanya umwana w'umukobwa w'imyaka igera ku 17 y'amavuko wabaga mu rugo rwe. Turaza kubireba niba yari umukozi we cyangwa se niba yari umwana yariraga. Nitwa Eric Nshimiyimana. Naho iyi ni Biza TV Rwanda, muri kumwe ubuvumbuzi, siyansi, ubushakashatsi bucukumbuye, imikino n'imyidagaduro, byose n'ahandi wabisanga. Bijyanye na politike, bijyanye n'ubuzima n'ubukungu bw'isi, indwara uzazimenya, ibyorezo biri ku isi tuzabikubwira, tubwe n'amateka yabyo n'ukuntu wakirinda. Amakuru agezweho acaca ku mbuga nkoranyambaga n'ibitangazamakuru, amakuru kandi ajyanye na politike n'imyidagaduro tuzajya tubigwa kugira ngo umenye. Cyambere n'amakuru, kandi numenya amakuru cyambere ni televiziyo yitwa Bizaza TV Rwanda. Yukomeza kuduha amakuru uri mu Rwanda, mu turere tugeze kuri 30, ubwo ni mu ntara zigeze kuri nyine umujyi wa Kigali. Uri Iburasirazuba, Uganda, Tanzania, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Burundi, Ngozi, Cibitoke, Gomwe, ndiko ndabacengurukiye mwese. N'abandi mukurikirana ibiganiro byacu, ujye utega amatwi umunota ku munota, isegonda ku isegonda, umve kandi umenye. Wahe ikaze umuryango mukwiriye wa Bizaza TV Rwanda. Icyaha rero uyu mupastori akurikiranyweho cyo yagikoze mu kwezi kwa Nzeri umwaka wa 2024, ngo n'umwaka ushize kwezi kwa 9. Akaba yaragikugiriye mu kagari ka Nyamugari, umurenge wa Gasaka, akarere ka Nyamagabe. Abantu bo mu majyepfo mbifuje ibihe byiza, ndabasuhuje. Abari Nyanza, abari Huye, Nyamagabe, abari Nyaruguru, abari Huye, Amahoro, za Butare, nizere ko mumeze neza, za Rusatira, za Busasamana, hamwe mwasasiraga Imana, nizere ko mumeze neza cyane mu kisasira. Nk'uko Imana yirwaga ahandi igataha u Rwanda, bayisasiraga hariya bwose Busasamana. Iyi nkuru rero dukesha ubushinjacyaha bukuru ivuga ko icyo gihe ubwo umugore we yari ari kwa muganga yagiye kwivuza, pasitoro yaje nijoro asambanya uyu mwana w'umukobwa nyuma yo kumuha juice cyangwa se umutobe cyangwa se ji yari amuzaniye, maze agasinzira. Uribaza, iyi ji yamuhaye agasinzira yaba irimo iki? Ese iyi ji ko ubusanzwe tuzi ko ji ibiryohera, ibi ari ikintu kitari alcoholic cyangwa kitarimo alcohol n'imwe, ni gute wambwira ngo umuntu anywe ji ahise asinzira muri ako kanya? Uyu mwana rero avuga ko nyuma y'igihe pasitoro yazanye agakoresho gapimisha inda cyangwa se test de grossesse, amupimye asanga yarasamye. Amubwira ko azamuha amafaranga akajya gukuramo iyo nda, akayikuramo i Kigali.
urumva naho i Kigali ni kure y'amajyepfo, ni inzira ndende kuva Nyamagabe ukajya i Kigali, urumva n'urundi rugendo rusa naho rwo kuyobya uburari, rusa naho rwo guhisha icyaha yari amaze gukora. Urwego rero nabwo uregwa ntabwo yemera icyaha akurikiranyweho habe na gato. Icyaha rero cyo gusambanya umwana giteganywa kandi gihanishwa ingingo ya 4 y'itegeko nomero 6/39/2019 yo kuwa 8 ukwezi kwa 11 umwaka wa 2020 mu mwaka wa 2019 ushyira 2020. Umupasitoro w'icyakora ntabwo ari kwemera ko yabarasambanyije umwana, ariko abigiriye umwana cyangwa se umwana w'umukobwa we avuga inzira zose uko byagenze. Avuga ko yabanje kwinjira mu cyumba, yamara kwinjira mu cyumba aho yari yicaye, umupasiteri abona yinjiranyije, nyuma arangije amaze kubona yinjiranyije amusukira mu kirahure, aranywa nk'ibisanzwe nk'uko wabona nk'umubyeyi aje mu cyumba cyawe akanywa ji nk'ibisanzwe, ntabwo akirigutera komenti. None amplis kumva kuri umupasiteri utari usanzwe umuzi iyo ngeso, ntabwo akwiye gutekereza ko hari ikiri behind the scene, hari ikiri behind cy'uwo mupasiteri cyangwa se ikibiri inyuma yifuza. Icyo gihe umupasiteri rero yamaje, amaze kumuhaje umwana w'umukobwa mu minota mike yahise asinzira, ahirukira aho ngaho. Ubwo ukanguka asanga yasambanyijwe. Urumva niba yari yanyweye ibintu birimo alcohol cyangwa se nakita nk'uburozi, ntabwo wakumva. Niyo haba ari igikomye, niba ari kiri kukuruma, niba kiri kukunusha, ntushobora kumva na gato ko hari ikintu rwose kiri ku mubiri wawe. Uyu mupasiteri rero yamaze kubikora aragenda. Hashize iminsi nibwo yaje kuza gutestinga umwana w'umukobwa. Urumva icyaha cyaramukomanga ku mutima nama wakomeza kumucira urubanza. Ibyo bimaze kuba rero yaje gusanga atwite, nibwo yabanje kumugira inama ko ati bende kose uzajya kwikuramo. Urumva no gutinya ko madamu yamenya ko umwana atwite ari we wabyateye nakasamutwe. Icyo iri tegeko rero nemaze kubwira itegeko ingingo ya 4 y'itegeko nomero 39/2019 ryo kuwa 8 kwezi kwa 11 2019 rihindura itegeko nomero 38/2018 ryo kuwa 30 z'ukwezi kwa 8 2018 riteganya icyaha birimo muri rusange cyangwa se ibyaha n'ibihano muri rusange. Uyu mugabo rero nkuko twabibonye ashobora kuba yahanwa cyangwa se ahamijwe n'icyaha, ashobora kuba yabifungirwa. Ngayo nguko ni ibintu bitoroshye, ni ibintu wamenya. Nyabihu rero ngabagabo babiri n'umugore bafatwanye udupfunyika tw'urumogi dusaga 600. Rutsiro arembiye mu bitaro hagati gupfa nyuma yo gukurwa cyangwa se yo urungwa ubugabo akabukurwamo. Numva ntabwo byoroshye nabyo. Ubu mituelle de santé nayo izajya inakoreshwa mu buvuzi bwa kanseri. Nitwa Eric Nshimimana. Komeza ukore subscribe, ukoresha ku biganiro byacu tukugezaho bya buri munsi. Nayindi neguza nawe utaha.